ntuzagera ku mugisha wawe udasize umwete mu byo ukora. Niba ucuruza, shyiramo imbaraga. Niba unatereta, abasore mwe mutereta, gatereta uranda gukururuka, shyiramo imbaraga. Unatereta umukobwa imyaka 7 ngo ari kumwigaho, uri kumwigaho se uri mwarimu? Ko uyu mukobwa ngo ndacyamwigaho, uriga ibiki wowe? Shyira imbaraga, shyiramo umwete. Iri jambo ryitwa umwete. Nakuze umugabo witwa Zakayo, yamenye amakuru ya Yesu, aravuga ngo kugira ngo ngire umugisha wo kubona Yesu hitaye ku cyubahiro ndurira. Nafashe icyemezo cyo gushaka umugore ntagira konte, ariko maze gufata uwo mwanzuro Imana yaranshyigikiye. Mfite umugore mwiza, mwiza, mfite abana beza. Iyo wafashe icyemezo, Imana ikabona wafashe icyemezo. Uzi ko mutereta abantu bamubaje batari ku muntu gutereta uramuzi, ati n'umukozi w'Imana, ati wazamubajije icyo agira utazagera ugakorwa n'isoni. Turi muri restaurant Nyabugogo, muri restaurant yitwa Umucyo muri etage, maze kumugurira agafiriti, arambwira ati ariko sheri mu buzima busanzwe ugira iki? Nta nigare nagiraga, na diplome nari ntarayibona, iwacu cyangwa nta sambu nasizeyo, numva icyuya kimanutse mu bitugu. Ese koko ngira iki? Ndagishaka ndakibura. Niba narahishuriwe, nabwo ntakubeshye sheri, mu by'ukuri mu buzima busanzwe ngira Bibiliya, niyo nagiraga, niyo nabanye nayo Gisenyi, niyo nabanye nayo Butare, niyo nabanye nayo Cyangu, nabwira nti ngira Bibiliya. Shaka ko tuganira ku ijambo ryitwa umugisha, tukaza kuvuga ku mfunguzo enye zifungura umugisha. Iyo tuvuze umugisha, abantu babyumva vuba, no kubivuga bakabivuga vuba. Niyo twicaranye mu rusengero, hari gusanga bavuga butumwa twagisereye abantu ngo bwira mugenzi wawe ngo Imana iguhe umugisha, bakagira ngo ni ibintu bipfa kwakirwa gusa, cyangwa ubihaye agapfa kubifata kubera ko babivuze. Hari naho ujya muvuga butumwa akavuga ati bwira mugenzi wawe ngo Imana iguhe amafaranga, kandi ayafite mu mufuka wo kugira ngo uyamuhereze ngo Imana iguhe amafaranga. Wowe urayafite wikirirwa uvuga ngo Imana iguhe, ahubwo koramo umuhereze. Uwo mugisha nibwo ubona, nibwo uhabwa. Rero duheze mu bintu by'ibipindi by'abarokore, ugasanga twaje aha ngaha, Mana duha umugisha. Hari imfunguzo ziwufungura, nta gupfa kuza gusa. Umugisha kugira ngo ubone, ijambo ry'Imana yatubwiye ngo Imana ibwira Abrahamu, iramubwira ngo va mu gihugu cya so. Kugira ngo ubone hari aho uva, utari wahava ntushobora kuwushyikira. Ese murankurikiye? Ntabwo bishobora gukunda. Uyu mujyi wa Kigali urimo udututi twinshi, udututi twinshi turi mu uyu mujyi wa Kigali. Utwo ntarageraho ni duke, ariko ndi kureba iri kubera ku dututi n'aka karimo, hagira ubwoba. Turimo turabwira abantu imigisha batayikwiye, batazi uko ikorerwa, batazi n'uko yakirwa. Pokea, fire, nyeganyeza, hobera. Oya, mugabanye umuvuduko. Siko bigenda. Bifite etape, bifite intambwe. Muri 48 yaravuze ngo umukiza niwe wankuye mu ishyamba, agera ku gitero kivuga ngo imigisha yo mu gakiza k'Imana. Kubw'ubuntu narayihawe. Ntago imigisha igurwa, muri kuyigura. Ntago igurwa, Imana yitanga ku buntu. Niba njya mbibona hano kubiseke, harabaza guhagararaho umuntu wese ngo uza gutura ngo turamusabira umugisha. Oya, umugisha uza wawe uteguye, ntago uza ngo tuguhereze kubera ko tuwe. Bo twabanye ku gatatu muri Foursquare, narababwiye ngo ibiryo byose bikomeye biryoshye bigabanyirizwa ibirungo, kugira ngo ibiryo bibe bifite ubuzima bigabanyirizwa ibirungo. None kubera inzara mwafashe ibirungo mubigira byinshi mu biryo. Muzi ko kera ntago bajyaga barya inyanya. Inzira y'ukuri n'ukwizera wabambwe ari we Kristo, niwe rembo ryiza ritwinjiza mu bwami bw'ijuru. Ariko kubera inzara ntago kera wari gufata inyanya ngo uzishyire mu bihaza, ntiwari gushyira inyanya mu bijumba, ntiwari gushyira inyanya mu myumbati,
ntiwari gushyira inyanya mu mpungure, ariko kubera ibintu byabaye hatari, ni inyanya mu makaroni, ni inyanya mu muceri, ni inyanya mu nyama, no mu ijambo ry'Imana naho hajemo inyanya, ku buryo ubona ari ibintu by'ibisosi gusa. Mugabanye ibisosi, duhe ijambo ry'Imana imbaraga, niho iyi migisha tuzayigeraho. Kandi imigisha muyitandukanye niyo mubona, ntabwo imigisha ari ugutunga vewiti. Hari uwambwiye ngo ariko Boniface, imyaka umaze mu ivugabutumwa ntiwari ukwiye kuba ukigenda n'amaguru. Aho none twese tuzaye, hari umperutse kujya mu umuntu avuze ngo mwese ngo nimurambure ibiganza ngo ibahaye kontakti. Ntabwo bishoboka, ntabwo mwese mwazibona, kuko hari abantu baguze imodoka bakeneye abantu bazikodesha. None mwese nimubona amazu abubatse yo gukodesha, azakodeshwa n'abande. Ntabwo bishoboka. Shaka kubabwira ku ijambo ryitwa umugisha, mbabwire n'ifunguzo zifungura umugisha. Muranyumva? Muranyumva? Munyemerere, ntago ndi gusenya bene data, ariko dufite ivugabutumwa rifite probleme, rifite ikibazo, ngo kugira Imana ikwandika mu gitabo cy'ubugingo gira ibyo oya, ntago bikunda, ntago tuzabyemera. Dufite urugamba rwo kwigishwa n'abantu batize. Ntimushaka kwiga, mugomba kwemera kwiga, kuko umuntu wese yagiye kuvura atarize ubuganga atera abantu inshinge akabica akabamara. Bari kudutera ibinya, twabivamo tugahuhuka. Mugabanye. Ijambo riratubwiye ngo Imana ibwira Abrahamu, ushumba mwakoze kudutumira kandi hari haciye iminsi, mwakoze cyane. Imana ibwira Abrahamu, iramubwira ngo va mu gihugu cya so ujye mu gihugu nzakwereka. Uyu mugabo abantu baramuvuga, ariko ngira ngo ntago bamuzi. Abrahamu ni umugabo wafashe icyemezo, afata umwana we w'ikinege yagiraga wenyine, ajya kumutamba nta wundi asigaranye. Ariko we barakubwira icya 10 ukakirya, wahenza ngo uzagera mu ijuru ngo ubone Abrahamu, ntawe uzabona. Wamubona gute? Urya icya 10, urya amaturo, umara umufuka w'umuceri, wagera hano ngo dusengeye ngo abashonje, ntuzi iyo bari, uri kubasengera hano kubera icyo wabasanze iyo bari, ukajya kubaha ibyo kurya. Ifunguzo zifungura umugisha wacu, harimo urufunguzo rwa mbere rwitwa kugira umwete. Kugira iki? Ndabinginga, niba mushaka guhura n'umugisha Imana yavuganye namwe, murahita mwakira urufunguzo rwa mbere rwitwa kugira umwete. Ntuzagera ku mugisha wawe udasize umwete mu byo ukora. Niba ucuruza, shyiramo imbaraga. Niba unatereta, abasore mwe mutereta, gatereta uranda gukururuka, shyiramo imbaraga. Unatereta umukobwa imyaka 7 ngo ari kumwigaho, uri kumwigaho se uri mwarimu? Ko uyu mukobwa ngo ndacyamwigaho, uriga ibiki wowe? Shyira imbaraga, shyiramo umwete. Iri jambo ryitwa umwete, nakuze umugabo witwa Zakayo, yamenye amakuru ya Yesu, aravuga ngo kugira ngo ngire umugisha wo kubona Yesu, hitaye ku cyubahiro, ndurira igiti. Agira umwete, yurira igiti. Yari umukire, yari umukoresha w'ikoro, yurira igiti. Yesu ngo ageze munsi y'igiti, amenya ko hari umuntu wagize ishyaka, wasize imbaraga, agira umwete. Aramubwira ngo Zakayo, shuka manuka, nabibonye uyu munsi umugisha urataha iwawe. Buro dufite abantu batagira umwete mu byo bakora. Niba uririmba, gira umwete. Niba ubwiriza, gira umwete. Niba ucuruza, gira umwete. Abanyafrika turabanebwe, umuntu ajya gucuruza saa 4 yaryamye, tukabura tugurira isukari, ngo ukeneye umugisha, uryama ukagera saa 4 wicisha abantu inzara. Ntago bikunda, ntago bikunda. Mu rusengero abantu baraza baseta ibirenge, bakererewe, banahagera aho kugira ngo bashyire umwete mu byo bakora. Ni WhatsApp n'ubu hari abazirimo ahangaha. Umwete. Ese murankurikiye? Uyu mwete wa Abrahamu yaryamanye n'umugore we, aramubwira ngo numvishe ijwi rirambwiye ngo kandi twihute dushyiremo imbaraga, Imana ivuganye natwe kwizaduha umugisha. Arahaguruka, ahagurukana n'umugore we, baragenda bajya mu gihugu Imana yavuze. Bageze mu gihugu Imana yavuze, bashyira imbaraga mu by'Imana yavuganye nabo. Bagaburiye abashyitsi batazi, ariko watari mwene wanyu, utaravanye iriya
mugabanye umugisha nturobanura. Bajya gusaba akazi bakubwira ngo harya ngo ngura umuki ngo wizehe, ibyo ni mubireke. Umugisha w'Imana nturobanura abagufi, abarebare, abize, abatize. Umugisha w'Imana uragera ku cyapa cya taxi ukamenya abo watwara n'abo utatwara, ntabwo bikunda. Bicaye ngo Sara yari mu ihema, Aburahamu ngo ari ku marembo, abamarayika baratambuka. Mugabo ushaka umugisha ashyiramo umwete, arababwira ngo ntimwanyemerera mukaza tukabakira. Abwira umusongozi ngo shaka ikimasa ukibage, ariko we no kubagira umuntu inkoko no kubipostinga ngo runaka yaransuye twagiranye ibihe byiza, yari inkoko y'inyarwanda. Gabanya amagambo, ugabanya amagambo. Mugisha Aburahamu arabagaburira agira ngo ntibahaze, abaza umugore we ngo ashyiramo agatege. Washyiramo isosi imeze ite? Ngo ashyiramo amata. Bararya, bamaze kurya baravuga ati ariko aba bantu bafite ishyaka kugira ngo bagere ku mugisha w'Imana avuganye nawe. Batwakiriye neza, barahanura, baravuga mu gihe nk'iki, mu mwaka nk'uyu tuzakunyuraho. Umugore wawe Sara afite umwana. Ntabwo byatinze, mu minsi mike Sara yarasamye ahita abyara Isaka. Isaka abyara Yakobo na Esawu. Yakobo abyara abana 12. Mu bana 12 ba Yakobo harimo umwana wa kane witwa Yuda, wateye umukazana w'inda witwa Tamari, amubyaraho Peresi na Zera. Bibiliya avuga ngo Peresi yabyaye Hesironi, Hesironi abyara Ramu, Ramu abyara Aminadabu, Aminadabu abyara Nahashoni, Nahashoni abyara Salomoni, Salomoni abyara Bowazi, Bowazi abyara Obedi, Obedi abyara Yesayi, Yesayi abyara Dawidi, Dawidi abyara Salomo, Salomo abyara Rehobowamu, Rehobowamu abyara Abiya, Abiya abyara Asa, Asa abyara Yehoshafati, Yehoshafati abyara Yoramu, Yoramu abyara Uziya, Uziya abyara Yotamu, Yotamu abyara Ahazi, Ahazi abyara Ezekiya, Ezekiya abyara Manase, Manase abyara Amoni, Amoni abyara Yosiya, Yosiya abyara Yekoni, Yekoni abyara Sharutiyeli, Sharutiyeli abyara Zerubabeli, Zerubabeli abyara Abihudi, Abihudi abyara Eliyakimu, Eliyakimu abyara Azori, Azori abyara Sadoki, Sadoki abyara Erihudi, Erihudi abyara Eliyazari, Eliyazari abyara Matani, Matani abyara Yakobo, Yakobo abyara Yosefu, Yosefu arambagiza Mariya, Mariya asama inda y'Umwuka Wera, Mariya abyara Yesu. Yara uwo Yesu ishura ibihumbi n'ibihumbi, kandi sibo yo barabizi, n'ejo bundi yaratwima yo ishura ibihumbi n'ibihumbi, kandi siba barabizi, n'ejo bundi yaratura. Haleluya! Uyu Yesu aboneka nk'umugisha. Aravuga ngo ngendera umugisha wanyu. Aravuga ngo abarushye n'abaremerewe nimuze munsanga. None abarushye murajya mu bapfumu. Abanyakigali muraraguza mwebwe, kandi muraguza mu gisirimu muri bitangaza. Muraguza mwaparitse amamodoka. Mugisha wa nyawo abantu banze kuwakira. Urufunguzo rwa mbere rufungura umugisha no kugira iki? Umwete. Umwete mugira muri baby shower. Ni baby shower ni babiki? Babiki? Hari baby na brady si bibiri. Ariko mufite umuvuduko muri baby. Mbega umuvuduko we. Mbega umuvuduko muri anniversaire. Mbega umuvuduko we kuri WhatsApp. Mbega umuvuduko we kuri link. Mbega umuvuduko we. Mbega umuvuduko muri salo. Mbega umuvuduko ku ngohi tuzogosha. Mbega umuvuduko kuri makiyaje. Mbega umuvuduko wo guconga inzara. Mbega umuvuduko wo kuzomeka. Izi mbaraga mukoresha mw'ibi bintu muzisize mu gusoma Bibiliya, mukazishyira mu gukunda ijambo ry'Imana, u Rwanda rwaba turi paradizo.
ariko mufite ishyaka ritari ryo. Shaka gukoresha iminota neza tukaza gusenga. Ijambo ry'Imana ritubwiye umukobwa witwa Rusi, ndamukunda, niga teology, mu masomo natsindaga cyane naraga igitabo cya Rusi, kigira ibice 4, nagisomye inshuro ntazi, ndagikunda. Iki gitabo cya Rusi kibamo abantu 8. Cyaba umugabo witwa Elimeleki bivuga ngo Imana ni umwami. Kikaba umugore witwa Naomi bivuga ngo ni nyiragikundiro. Hakaba umuhungu witwa Maharoni bivuga ngo ni umurwayi. Hakabamo Kiriyoni bivuga ngo ni umunyantege nke. Hakaba umukobwa witwa Rusi bivuga ngo ni inshuti. Hakaba umukobwa witwa Orupa bivuga ngo ni uwahindukiye. Hakaba umugabo witwa Bowazi bivuga ngo ni umucunguzi wacu wa bugufi. Hakaba umuhungu witwa Obedi bivuga ngo ni umurimo. Aba bantu bose ntago nabona umwanya wo kubavuga, ariko reka mvuge gatoya ku mukobwa witwa Rusi wagize umwete. Ava mu gihugu cy'iwabo arahaguruka ajya mu gihugu atazi. Uyu Elimeleki yaratuye Betelehemu. Betelehemu bivuga ngo ni mu nzu y'imitsima, ngo hateye inzara iriye umugabo n'umugore n'abahungu ngo bayihungirimo wawe. Nasomye commentaire ndatangara. Inzara y'Imowabu ngo iraryana ariko ntiyica. Inzara yo mu gakiza iraryana, yaba yica muba mwarashize. Yaraturiye, ntimubizi? Yaraturiye, inzara yaraturiye. Abantu hano bakeya nzi, hari abantu bakeya nzi hano, hari abantu bakeya nzi hano. Nabaye Kamembe umujyi mwambutse benshi mbareba, muzabaze bamuyoboke babisharara bandamayizi bare bose twarasenganye hari Kamembe, ndabaza abantu benshi twari abanyenzara, ariko iri kugenda ishira tukagenda tuva ku Mana. Ibi muvuga ngo murasirimba, muzabaze bandamayizi twarasirimbaga, twaracomekaga synthetizer transfigation bakajya gushyira mu byatsi hanze ngo ikonje bakagarura. Uri kuvuga nebe none ngo kubyina ngo n'iby'abana mwabaye abasirimu bamubyinisha inda mugira mutya ugabanye ibiciro. Inzara irabarya ngo bayihungire Imowabu. Bageze Imowabu basanga ibyo kurya birahari. Nararivuze iri kuwa gatatu aho narindi, abantu bageze Imowabu barapfa, basanze ibyo kurya by'Imowabu bapfirayo. Turabona mu makota ariko barapfuye, baraparika imodoka ariko nta mwuka wera, bafite amafaranga konte ziruzuye ariko ntiberekwa ntibuzuzwa, bararara mu tubari, bararara babyina. Mowabu yisha abantu. Kandi nibo bashaka kubwiriza, nibo bashaka guhanura, nibo bashaka kuyobora, baratohagiye bari Mowabu. Ariko umuntu uri mu nzara y'i Betelehemu ntawaguha mikoro ngo uvuge, babona ntacyo kuvuga gihari. Ariko abantu bari i Betelehemu mukomere muhagume. Bowazi arahari, Bowazi arahari, Bowazi arahari. Bibiri iravuga ngo Rusi, uyu mukecuru n'umugabo n'abahungu bageze i Mowabu ngo bararya bamaze guhaga. Elimeleki arapfa. Nawomi ngo aravuga ngo ariko Mana niba icyo unkoreye, uhunga inzara ugasanga urupfu. Abahungu babazwa nuko nyina abuze umugabo, baravuga ngo reka dushaka abagore. Umwe ashaka Rusi undi ashaka Orupa, bari mu munezero. Babahungu bombi n'Imana birabatwaye barapfa. Umukecuru asigarana n'abakazana, bicaye igihe kimwe abona umunezero w'Imowabu ntaho uhuriye n'uw'i Betelehemu. Mowabu aho umunezero w'ivide, aho umunezero w'ibitutsi. Mowabu bahaza ariko bavuga nabi. Ariko i Betelehemu umuntu adafite konte ugasanga haleluya zamurenze. I Betelehemu urya dukeye ukumva uguwe neza. Ibintu by'i Betelehemu bimeze neza cyane. Umukecuru ngo arasenga abwira Imana ngo nta buryo wangirira neza ukankiza ibi bintu bimeze bityo bitarimo ibyishimo ukansubiza i Betelehemu. Imana arababwira ngo taha, Bowazi yarahinze ibyo kurya byarabonetse. Yicaza Rusi na Orupa, arababwira ngo Imana y'i Betelehemu yambwiye ko ikibazo cyakemutse, subiye iwacu. Bakobwa baramubwira ngo imico twakubonyeho ntitwigeze tuyibona n'abagore b'i Mowabu, wareka tukajyana. Ati nimuze tugende. Impamvu ubona abantu bataza mu nzu y'Imana, tuberera imbuto zitari zo. Ariko iyo weze imbuto nyazo, umuntu umva gukurikira muri Karuvari kureba icyo wabonye yo gituma uhorayo. Ngo bazana n'umukecuru, Bibiliya yambwiye ngo bari mu nzira bazamuka mu gice cya mbere, ngo bageze mu mpinga y'umusozi, umukecuru abwira Rusi na mukamugabo we
aravuga ngo muririrwa munkurikira mwakisubira iwanyu mukishakira abagabo, nubwo Imana yangirira neza ngasama inda nabyara umuhungu mukazamutegereza. Uwitwa Orupa bivuze ngo nuwahindukiye abwira umukecuru atari ku mukecuru ni umunyakuri. Uwakiruka yakiruka uyu mukecuru ati nsoma nisubirireyo, aramusoma asubirayo. Rusi ramubwira amagambo ari ku murongo wa 16, aramubwira ngo ngeweho winyinginga kugusiga ngo ne kugukurikira, narakumenye mfite umwete wo kugukurikira, aho uzajya naramaramaje mfite umwete niho nzajya, Imana yawe nizaba Imana yanjye. Abasore batazi gutereta bajya bifashisha imirongo bari kwandikira abakobwa, urukundo rwarandenze aho uzagwa mugabanya amagambo, mugabanya amagambo, heko mubivuga mugakora divorce bukeye ko Imana yo. Rusi ngo ajyana na Naomi bageze i Betelehemu mu gice cya 2, haravuga ngo Rusi asobanukirwa ko hari umurima w'umugabo witwa Bowazi, abwira nyirabukwe ngo hari umurima bambwiye, kandi nyirawo ngo yabasaruzi bari gusarura ngo bajya basigamo inyuma ngo abahumba bakaza gutoragura ibyo kurya. Wareka nkajya mu murima guhumba nkurikiyeho nibugireho umugisha. Umukobwa agira umwete ajya guhumba, ngo ntiwacuruza itomati ukwiri gutonora inzara ngo ngenga Imana uzabe umugabo w'umudogiteri. Dogiteri wowe ureye nkigize abasirimu ngo ntiwahumba ngo ngengo sinatwara moto, ahubwo ukwiri gusaba mitiyu. Shyiramo umwete. Rusi ngo arahumba, ahumba mu murima wa Bowazi. Nimwumva amagambo yanejeje nsoma igice cya 2 ngo Bowazi umunsi umwe ngo aje kureba uko abakozi bari gukora, abona hari umukobwa ufite ishyaka wamariyemo ufite umwete. Abaza abagaragu turiya mukobwa uhumba vuba vuba nuwahe? Baramubwira ngo uriya mukobwa yitwa Rusi, yasize se na nyina, yasize Imana ziwabo, buri munsi ajyaza guhumba, agira ishyaka. Niba hari abakobwa twabonye kandi yahumba nta kubagana, dufite abantu bahumba basomana bakaririmba bacunga agira atya ati uri yawe rwose kumiba ntajya akoraho n'umukirisitu. Mu gitondo ngo Bowazi yaragarutse, muzasome 2:11 ngo Bowazi aje yaramuhamagaye, aramubwira ngo ejo nageze hano abahungu banjye bawe bambwiriye ibyo wagiriye nyoko ukwe byose uhereye aho umugabo wawe yapfiriye. Aramubwira ngo ndi nyiri umurima, ndategetse uhereye none ntuzongera guhumba, ndabwira abahungu banjye bajye babisiga ubiyore, kandi uzajya unywera ku bibindi abahungu banjye banyweraho. Rusi wajyaga azana mu gikondororo yahumbye, uwo munsi ngo arayora ataha yikoreye imiba. Nyirabukwe amurebye aramubwira ngo wakoze mu kwandi uyu munsi ru? Aramubwira ati mukecuru buretse ibintu byo kwirirwa dutoragura birarangiye, tugiye kujya tuyora. Gahunda ni ukuyora, mu uyu mujyi wa Kigali wayora. Wagize umwete wayora. Ngo bari ibyo bayoye mu minsi mike isura ziba zibaye neza, baba barakeye. Umuntu urya ibihumbano n'urya ibiyorano ntago basa, kuko uyoragira stock ariko uhumba nta stock. Ibishyimbo by'ijana kumbabura bashyiramo tumininwa ubuzima bugakomeza, ariko uyora ateka isafuriya y'ibishyimbo agashyira muri firigo akajya akabanyaho bike bikeya kuko arayora. Birumvikanye? Rusi abwira nyirabukwe, aramubwira ngo wa mugabo yavuze ngo tugiye kujya turya neza twayoye. Aramubwira ngo sindakubwiye wa mwana we, mukamugabo wawe ntiyasubiyeyo agira ngo araduhima? Icara turye rero, narakubwiye mwana, icara turye kandi bizakurikira uzabimbaza. Uzi ko Bowazi yateguye ibirori mu minsi mike ngo byo kugosorera Sayiri ku mbuga, atumiye abantu. Rusi nawe aza muri bya birori. Hari amagambo nasomye arantangaza ngo agiye muri bya birori Naomi yamubwiye ibintu 3. Yaramubwiye ngo icyambere nujya mu birori bya Bowazi, abagiye mu birori batavuye guhumba ugende wihezuye. Kwihezura ngo kwari gukaraba no kwisiga utuvuta no twambara imyenda y'ikirori. Udufite abantu bambara imyenda y'indaya bakaza mu rusengero. Ko mundeba mugomba kumenya imyenda muzana mu birori bya Bowazi. Ntago umuntu aza hano usanga umuntu yakaraza ibisatsi, ariko mureke mbabazi, mushobora kuba mutazi Imana mukorera iyo ariyo. Hana yaravuze ngo irica igakiza, ishyira ikuzimu. Uri kubona abantu bigira uko bishakiye ku gatuti, batazi dogitine ya disipurine y'ahangaha. Imana izereka abantu kabisa.
gute kujya ahantu mbona umukobwa ari kurimba yambaye isheni ku kuguru, sheneti ku kaguru, bayambara ku kaguru, bashumba bakabibona kandi bakabyihorera. Shumba mugira ibintu murangiza mu nzu y'Imana. Igihe ni iki ngiki kugira ngo abantu bahure n'imigisha, nuko akajagari kagabanuka mu nzu y'Imana. Muranyumva mwa basore mwe? Ntabwo nzi ubona narahindutse uko niyogoshesha gakera nk'ibicyango gusa, ko niyogoshesha ndi mubi so kunari meze. Muri abantu bakiyandikaho ku maboko, ese ni biki muri ni imirongo yo muri Bibiliya? Nibura se nimwandike imirongo yo muri Bibiliya basi. Yamubwiye ibintu byinshi ntago ndaza kubona umwanya wo kubivuga. Reka nsoreza aha ngaha, iminota yagiye, twumve pastor ko nshaka kuza kumwumva. Narivuze urufunguzo rwitwa kugira umwete. Urufunguzo rwa kabiri ni urufunguzo rwitwa kwimenya. Iyo utari wimenya, iyo utari wisobanukirwa, kugira ngo uzahure n'umugisha wawe birakugora. Ubu dufite abantu benshi batiyizi. Iyo utiyizi uriraho ubonye. Wari abantu bava hano bakajya kurya Nyamirambo ngo habe ibiryo bya make. Yego, kubera kutimenya ugatega ngo ugiye kurya Nyamirambo, ngo capati ngo z'inyamirambo ngo kwa mutwe. My God, ugatega ariko mwakisobanukiwe. Iyo utari wimenya wambara ibyo ubonye. Kwimenya ni urufunguzo rufungura imigisha yawe. Murabaza abagabo 12 Aroni na Mose batumye gutata igihugu, murabibutse? Abagabo bimenye ni bangahe muri 12? Himenye bangahe? Ntago muzi ko abandi bavuze ngo twirebaga tukabona tumeze ngo nk'inzige, ngo imbere y'abanaki. Uko wibona, agaciro wiha, niko kazaguhuza n'umugisha wawe. Gihe cyose wumva ko woroheje, utari wumva ko ukomeye, ukumva ucyoroheje, kwimenya ni urufunguzo rufungura umugisha wawe. Uno mukobwa nkawe mwiza ugateretwa na mayibobo, musore utazi kwambara kirwa gutesha umutwe ijoro rigacya. Mwimenye, mwisobanure, ntuzahura n'umugisha wawe utari wisobanukirwa. Nabuze umwanya ngo ninjire wenda ngira imirongo yo muri Bibiliya mvuga, nta mwanya mfite. Ariko umugabo witwa Eliya wita Ishubi, kagabo karesha gatya, uko yari yiyizi, we yagize ishyaka abonye ibintu biri gukorwa umwami Yahabu ameze nabi, ngo arazamuka ajya kwa Ahabu, aramubwira ati nkurikije uburyo ndi kwiyumva, si Imana ibimbwiye, ariko kubera ko niyizi imyaka 3 n'amezi 6 imvura n'ikime ndabitwaye, uzongera kubibona wamvugishije. Yari yisobanukiwe, yari yiyizi. Ariko iyo utari wisobanukirwa ugendera munsi y'ibirenge by'abimenye, by'abisobanukiwe. Ko ni urufunguzo rwa kabiri. Urufunguzo rwa gatatu rufungura imigisha yacu ni urufunguzo rwitwa uko Imana ikubona. Imana ikubona ite? Ibona ukwiye umugisha. Uko Imana ikubona ni kimwe mu bintu bishobora gutuma umugisha wawe ugerwaho. Ese murankurikiye? Yigeze ngo irebe umuhungu witwa Dawidi, Imana iravuga ngo mbonye umuntu ufite umutima umeze nk'uko nshaka. Y'Imana rero ikubona nk'umunyamumaro, umugisha wayo irawuguhereza. Ntimuzi Yosefu amaze gusobanura inzozi imbere ya Farawo, yavuze inka 7 zinanutse, avuga inka 7 zibyibushye, avuga amahundo y'imishishe n'iminambe 41-37 itangiriro. Farawo aravuga ngo tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu uri mu mwuka w'Imana. Hakenewe abantu Imana ireba. Tumye nibuka Daniyeli na bagenzi be, akarimbo mwajyaga muririmba, sinzi impamvu mutakikaririmba. Daniyeli agambirira mutima we kutaziyandurisha ikintu bituma Imana yo mu ijuru imwizera, imuha igikundiro ku mwami Nebukadineza. Bituma Imana yo mu ijuru imwizera, imuha igikundiro ku mwami. Izi ndirimbo twajyaga tuziririmba, ariko kubera ko biyanduje ntago bayiririmba. Ngo Daniyeli ngo bamutaye mu rwobo rw'intare ntizamurya, bagutayemo zakurya n'imyenda byose zikakwa. Daniyeli atariye
wanyweye ibyo daniyeli atanyweye, wavuze ibyo daniyeli atavuze, kugira ngo ube nka daniyeli. daniyeli musore w'Imana, Imana yarebaga. Ariko muza ageze imbere y'umwami. Mushumba, ninde mwami wabonye akaganza kandika ku rusika? Belushaza amaze kuzana ibikoresho bakuye mu rusengero Yerusalemu ngo bari kubinywesha n'ishoreke vino, ngo Imana yararakaye iravuga ngo kisi nkihanganira, ngo akaganza karaza karandika ngo mene mene. Umwami aravuga ati karabaye, mureke kunywa nimusome ijambo ryitwa mene. Ukubiseho ijisho wese umupfumu yareba ati mene, mubaza bize biriya bisomwa n'abize. Bakubita kuwiza ati ndabona ari nk'ikirusiya mushaka biza Harvard. Mene habura n'umwe ati ndabica. Umwe atera urutoki atubaye iki? Ati ku ngoma ya so hari umwana w'umuhungu. Ibintu by'amayobera nka biriya. Uzi ko bagiye guhamagara Daniyeli 5:14 ngo ahageze umwami aramubwira ngo numvise bakuvuga ku mwuka w'Imana. Hari amakuru yawe bampaye, iriya nyandiko wayisoma. Daniyeli aravuga ati turiya ni toto n'utuntu dusomwa n'abantu b'abanyamwuka batiyanduje. Ariko wowe na Bibiliya ntuzaho umurongo uri, no kubanza gutelefona pastor yatajya wa murongo uba hehe. Rufunguzo rwa nyuma rwa 4 rufungura umugisha kugira ngo dusenge, n'urufunguzo rwitwa umwanzuro wifatira. Umwanzuro wifatira wowe ubwawe mu bintu bifungura mu mfunguzo zifungura umugisha harimo icyemezo wowe ubwawe wifatira. Umwanzuro ufata niwe Imana ishingiraho iguhereza umugisha. Nafashe icyemezo cyo gushaka umugore ntagira konte. Njya mbibwira abantu bakagira ngo none n'urwenya. Nafashe icyemezo cyo gushaka umugore ntagira konte, ariko maze gufata uwo mwanzuro Imana yaranshyigikiye. Mfite umugore mwiza, mfite abana beza. Iyo wafashe icyemezo Imana ikabona wafashe icyemezo. Uzi ko mutereta abantu bamubaje batari ku muntu gutereta uramuzi? Ati n'umukozi w'Imana. Ati wazamubajije icyo agira utazagera ugakorwa n'isoni. Turi muri restaurant Nyabugogo, muri restaurant yitwa Umucyo muri etage, maze kumugurira agafiriti. Arambwira ati ariko sheri mu buzima busanzwe ugira iki? Nta nigare nagiraga, na diplome nari ntarayibona, iwacu cyangwa ngo nta sambu nasizeyo, numva icyo yakimanutse mu bitugu. Ese koko ngira iki? Ndagishaka ndakibura. Niba narahishuriwe nambwira ntakubeshye sheri, mu by'ukuri mu buzima busanzwe ngira Bibiliya. Niyo nagiraga, niyo nabanye nayo Gisenyi, niyo nabanye nayo Butare, niyo nabanye nayo Cyangu. Nabwira ntingira Bibiliya. Bona nyina baye nk'utabyumvishe, bagiye gutangira inama y'ubukwe. Baramubwira ngo se cya kibazo wakibajije umugabo wawe? Ati naramubajije. Ati none se yakubwiye ko agira iki? Ati yambwije ukuri n'umukozi w'Imana. Ati mu by'ukuri yambwiye ko agira Bibiliya. Umwe mu bo baririmbana aramubwira ati ariko Jani we uragowe, ubuse muzajya murya ibyakozwe n'intumwa, muzajya murya Matayo. Ariko ubu turya Matayo muzansure, turya ifiriti, turya umuceri, turya inyama, turya salade. Iyo ufashe umwanzuro Imana ikugeza ku mugisha w'ibyo yavuganye nawe. None uri mu buzima wumva bagufatira imyanzuro, kuki? Shaka uburyo wifatira ibyemezo. Ntago imyaka ufite wari ukwiye kuba ukirya iwanyu. Sore imyaka 30 arya iwabo, washatse urwo ukagenda uri mu biki? Urirwa urwanira amasahani na barumuna bawe. Fata icyemezo, fata umwanzuro. Umwanzuro wifatiye ni rimwe mu rufunguzo rutuma Imana itugeza ku migisha y'ibyo yavuganye natwe. Yesu abagirire neza, Yesu abahereza umugisha. Ndagira ngo munyemerere muhaguruke dusenge, tubwire Imana ngo dukeneye ifunguzo, dukeneye ifunguzo, dukeneye kugera ku migisha. Imigisha wadusezeranije uduhereze kugira umwete mu byo dukora n'ibyo twifuza kugeraho. Twagize umugisha wo kubana n'ababyeyi, wo kubana n'abashumba. Twinginga umushumba wacu Christophe yegere hano hino n'ubundi adufashe mu uyu mwanya wo gusenga. Mwongere munyemerere mukomere Imana amashyi menshi cyane. Yesu abahereza umugisha. Amen. Buri wese nasenge mu izina rya Yesu Kristo umwami. Uhimbarizwa imbaraga n'ububasha wisangije. Mu izina rya Yesu. Uhereza umugisha umugaragu wawe kubw'ijambo atugejejeho. Uzuza ibigega bye byo mu mwuka kugira ngo abone icyo azongera guhereza ubwoko bwawe. Gahunda zose ziraha, mbaraga z'Imana zizibemo
abakozi bawe buzura umwuka w'imbaraga n'ubwenge, kandi icyo washatse ko twakira kuri uyu musozi uyu munsi ukiduhe tucyakire n'izina rya Yesu, amen.